ariko uko nakubuje gucana imbabura ndabanye gusa ubu nsanga tuno twumbati duhiye ariko nawe nakundikira hafi nyihera inkuru isihese kandi bari kugiye kwiyunga na Mary ibyo bikuye he nta makuru njya nyoberwa uriya mugore rega n'inshuti yanjye ahubwo mbwira ko ari wakomeje umutwe wawufunze byaje kugenda bite ahubwo uzajyayo ryari wahora n'iki ko umupango wanjye wamfubanye mupango uwihe mupango se ntabwo uriya mwana Keti uhaba umubona Keti wawe nyine uriya mwana ngura namubyaranye n'umugabo we umugabo wande umugabo wa Mary cyane rwose izina rya Yesu wiki siko ibyo bintu ntabyo narinzi namubyaranye n'umugabo we rero ibyo bintu ntabyo narinzi ubwo rero warangiza ngo uriya mugore n'inshuti yawe kubera iyo atakubwiye yuko uriya mwana namubyaranye n'umugabo we ibyo nyine ahubwo se warabizi se ahubwo Mary arabizi ibyo bintu atabimenya se arabizi cyane rwose none umwana we wamujyanyeyo uzi yuko ari bumwange yego atari bumurere nari nzi ko atamurera uramwitiranye umva uretse n'uriye n'abamakobwa bose bakuriyeyo nkanswe amaraso y'umugabo we azamurera ahubwo wabuze n'ubwenge none se nk'amafaranga nashaka kubakuraho nzayabakoraho gute mvaho burira ubwenge uri n'ikigoryi wabaye ikigoryi ufata umwana ukajya kumubaha iyo umwana umugumana warangiza ukajya usaruza amafaranga kuri uriya mugabo umwaka ipashu ya buri munsi umva rero nkubwire reka ntebuke mukureyo uriya mugore ataramenya ikintu cyatumye ntwara umwana ahubwo nutinda mu makoni umwana bazamukwiba uzagenda umwana umubake nurangiza ujye waka amafaranga buri munsi sikura agacucu mbega ngo ndabinjije kera nabwo nzi kuri ikigoryi gutyo ubu se bazamumpa ibyo ni ibikurira ndandakaje mwana yanjye Giru ariko nawe ko se wowe Katarina se wowe uzindukira ku nzoga ubu wabona wasinze Katarina reka nkubwize ukuri Katarina we iyo turi kumwe dupanga diru kandi diru yacu igacamo rekera birabaye akisha umva mbwira uri umunyamugisha uri umunyamahirwe icara tuvugane mbese icara mureba umva nyine n'umubwira Katare jewe iyo nza kuba so wakubyaye nari kukwita cyaronda nyirabironda ngeze ngo ugiye kuvuga cyadona Katarina bose beretse wowe kabyara uretse tuvugane sibyo umva nizere ko ubwo businzi bwawe ibyo biki byawe ubishyize ku ruhande umupango twatanze kagira ngo ni igikwangari wa muntu waramubonye byaciyemo siyo mpamvu simba ndirimba mvuga ngo Katarina none upfa kumwe ukunda n'ikigore buriya abantu betusha abana nyine bimeze biti irangamuntu warayibonye uzi ko niyo shaka ebyiri ariko uzima kandi areza hariho amafoto ese ntabwo mugira irangamuntu ebyiri ni ikibazo nanjye najya nkubwire ngo iyo shaka irangamuntu ebyiri yari kuzima kandi umuntu urayifite yemwe se ni iriho n'ifoto ye n'igikumwe cye umva naramusindishije nawe wasinzigirayo naramusindishije leta yimpereza atanoze uyawe umva mbanze kubwira nizere ko ari seriye atazambihiriza umupango wizere ko ari seriye niyo mipango ndajyamo njye nawe byibura igapfa ya leta nako igapfa ku buryo ibyangombwa byose azaba bifite nzazana umukiriya akaza nyine akabona ko ari nyir'isambu akatwishyura ndetse nkajya ngo ngeze ukuri sibyo ibyo byose twarabipanga urumva irangamuntu nayimukuyeho gusa ufite icyo kibazo ku buryo umukiriya ashobora kumuhamagara nta kibazo rero agiye kuzaza wamuhamagaye se tugende tumwereke isambu simbizi niba uzabasha kuhagera kuko ntimere nda isoko ndeba ubishye cyangwa ukonje ube nk'inkoko iguye mu mazi nimeri
umva urabizi uriya mugore ari seriye tugomba gukora ibintu biri ku murongo ubundi tukamukora amafaranga tukarya amafaranga ntanavase sabuwa uzabanza umwaka ya visite umwaka w'ubukomisiyoneri akubaha bikore nk'umwuga icyo we nzagufasha kubera ko ndabizi ufite ubwoba ntuzahagera sibyo kugira ngo ujye umenye ko ntari ingegera nkawe umva wenda kuzura igisambo umva icyo nzakora nzashaka akantu gakura amajwi kagushyira muri aya matwi yawe ariko waretse nkazohereza Bernard ko nawe ari gasuku ntabwo Bernard ari muri diro witangira kumvangira witangira kuzana abantu benshi muri diro nyizera nzakuzanira akantu gafata amajwi nkagushyiriremo ku buryo ujya nzajya mvugana byose na Mary nawe simwizera nawe ntawe nkeneye abo simbakeneye tubwiye akakurura amajwi byose uzabyumva turabinaganyije jewe irangamuntu ndayifite ubu tuvugana ibyangombwa bizaba bihari byose irangamuntu se nyubwo basuye nayo yitwaza oya biguma nagira ngo urumve ko ibintu biri tayari ntazaza nkarya indimi imbere y'umukiriya ariko se rekeraho kunywa cyane tubanze tuvugane uhindura indimi kure jewe ntuzagire ikibazo sawa okay umugore natangiza nzagende mvuga ko ndi bwiru Mwiriwe. Arabe. Karabe. Bitese. Ni sawa nta kibazo. Ko kazi biragenda. Biragenda ni ibisanzwe nta kibazo na kimwe gihari. Byiza cyane. Ahubwo hari akantu ushaka kubwira. Nawe mbonye uteze mu modoka gatoya. Yavuga ntiwabona ushaka kongera gusubirayo wenda. Oya. Ubu nanjye ndatashye. Nawe utuntu duke nandikaga kwa kundi uba wiriwe mu bintu byinshi ukavuga uti reka ngira akaraporo mba nkose buriya nibyo nari nguye. Nagutegereza se mu nzu? Oya ntacyo nicyo ushaka tuvugane ntacyo. Ntacyo. Ubwo rero ikintu nashaka kukubwira urebye nshaka kubwira ko nshaka kuba nsuriye piriya mu cyaro gatoya. Robert rwose. Ese Robert urasubira mu cyaro mujye umaze kuwuhaga? Kugira ngo usubire ni ukuwuhaga ntabwo ari ukuwuhaga ahubwo hari igihe ureba nitegereje nsanga hari ibintu byanjye bimwe na bimwe birimo kugenda bimeze nk'ibyangirika avuga reka bimanutse ndebe ko hari icyo nakemura nk'ubu urabizi ko bafite amasambu bafite imirima hari nashoboye no gushaka uduka dukeya rero nagira ngo ngende njye kubyitaho bikontorore mpari gusa umuntu umwe yaravuze nyine umusaza ngo burya ngo ahantu heza n'icyo uhaririye cyane ngo gusa ubitegure neza numara kubitegura uzatubwira tuguherekeze nari nabitekerejeho ndavuga nti n'ubundi ntabwo nagenda ngo nsige Mary wenyine muri kariya kazi kandi nari maze kukamenyereza baba abakiriya bari bamaze kumenyera kaba n'akazi ubwako ntabwo yakishoboza wenyine niyo mpamvu rero natekereje rero ngo banze nshake undi mukozi umuforume umumenyereze namara kumenyera mbone kuba nagenda ariko ntabwo nakora ikosa ngo mute ngende gutyo nk'uko nabikubwiye mu itangira nabonye koko kuzaba umugabo kandi nunajya mu cyaro uzakomeze umpagararire kuko uzahagarare mu cyimbo cya so uba umugabo koko ahubwo reka nkwereke kambaze badogisi nari musize inyuma ku muhanda atuzanira akantu tube twinywera tube tunaganira n'ibindi mugira inama nyine nawe nkurikije ibyo urambwira ushaka no gukora nta kibazo ariko ka kandi ko wampaye ubushize ntabwo nakongera kukanywa kubera iki numvishe ntagashoboye ntabwo njyewe inzoga nzishoboye ngaho rero mbwira ubundi badogisi mubaze icyo akuzanira ikindi icyo ari cyo cyose kitari kariya nawe numvishe gakomeye ni ak'abantu b'abagabo nk'abo noneho ugakuzanire nk'akamitsingi kandi ni akanywa kamwe ka sikoro
kamwe nakagerageza. Wibado uracyari ku muhanda, ngiye kukoherereza amafaranga kuri telefone hanyuma utuzanira akantu ko kunywa. Robert ngo ka kantu rwose ntabwo agashoboye, umuzanire mitsingi, nanjye urabizi ko ariyo nkunda cyane. Ubwo nawe ikindi ushaka kunywa wizanire. Kati, muze mbahereze. Si umwakarabye n'intoki koko? Mugende muhite mukaraba vuba vuba. Mugende mukaraba intoki bwangu. Nawe genda ukaraba intoki muze mufate umugati murye. Mwiruka iminota 2 mbe mbabonye. Umwana agomba kumwumvisha ko nyina rwose amuranga. Fata, wicara aho ngaho. Fata ufite umugati. Wicara. Keti, uribona mu muhota kwanga? None se reba igihe gishize cyose ataza kugusura. Urabona atari koko? Reka mwereke, iyo hari umuntu akunda umuntu araza akamusura, ese nk'ubu ngubu iyo uza ugasanga hano hari umuntu mubi, cyangwa ugasanga hano turi abantu babi, cyangwa ugasanga ahangaha hari n'abahungu bakaba banagufata, umuntu akaza akajugunya umwana hano kuko akagenda, kubera ko wasanze ngewe ndi umuntu mwiza. Ari ibyo ngibyo ntabwo nazigera mubabarira. Reka nkubwire ntuzigere umubabarira na rimwe, urumva? Nanaza n'ahangaha uzamubwira uti wapi, urumva? Ngaho reba ukuntu tugufata neza, reba ukuntu papa wawe nawe agufata neza, ubona hari ikibazo gihari. Ngaho urye. Urakoze. Ndagukunda. Nimurangiza mubwire nze mbitware, sibyo? Shoye beze bitese. Hanyuma mbwira, Robert yigeze akubwira ko ashaka gusubira iwabo? Wabona n'icyo yarabimbwiye n'umuntu rwose nataye umutwe ndimo ndashaka undi mukozi. Mva nkubwire byo rwose bitesha umutwe. Ndibaza ushaka uwa mbere mukananira, uwa kabiri yaza bikagenda gutyo. Ubu urumva uzashobora rwose kubaho uhora uzenguruka ushaka abakozi? Nzazenguruka mbashaka kuko Robert yambereye umwana mwiza pe, nta kintu namushinja. Mu gihe twamaranye nabonye ko hari umusaruro wamuvuyemo. Yego. Ahubwo reka ubwire, sibyo? Uyu mwana w'umusore twamushakiye agashimwe, akaba nako koko atigeze akorera indashimwe. Agashimwe byari byo, ariko iminsi yambwiye ko agiye kugenda, ndabona ngewe ntako naba mfite. Ndabona rwose ntako naba mfite kuko amafaranga yose nayifite nayaguze isambu, ayandi nari nayarangujemo ibintu. Ariko shiri rwose nawe uransetse. Robert ubwambwiye ko asigaje ukwezi kose. Uzamara ukwezi koko ujya gucuruza, kurangire utarabona agashimwe ha Robert ngo umunezeze nk'umwana wa gukora? Nyine narabonaga yuko amafaranga nzabona nzahita nyishyura mu iduka. None rero mu bintu nari nafashe mu iduka simbizi rwose, ariko oya gerageza urebe ko wamubonera agashimwe. Gusa icyo nagusezeranya wenda nareba nanjye uko ngira, kuko uriya mwana yatubereye umwana mwiza, tutagize icyo tumuha. Kuriya amafaranga uzamahuturira ukuntu twabigenza. Ariko ubwo nzakuguriza basi. Ntacyo uzaguriza tuzaba. Sawa, nta kibazo. Sawa rero. Nuko ariko ahandi ho nizere ko bimeze sawa. Ahandi ku iduka biragenda, hari n'ibindi bintu biri mu nzira birimo biraza kunzanira.
ibijyanye n'ariya tisheti twandikaho, amashuka, amakuvurori gutyo birahari. Sheri kuraje kabisa, urabizi ko mpora ndi inyuma yawe kugira ngo ibintu bigende neza, urugo rwacu rushobora gutera imbere. kabisa Robi, kumbwira muri babaje pe, nukuri kwimana niwe muvandimwe nari nzi ko mfite inama mu mujyi, vuga ni nibura nagize amahirwe sangamo umuvandimwe, vuga ni mfite umuntu uzatuganira duhuze tugira iki, none nawe nguragiye koko. Ariko rero reka nkubwire ikintu kimwe, ntugahangayike, reka burya ibintu byose birashoboka. Uko twamenyanye uzamenyana n'abandi, ndetse byose nayemaze kuhagira n'abandi bantu. Ariko rero urabyumva nyine, narebye nsanga gahunda yanjye ngomba kuyikora kuriya nabikubwiye. Ngomba kumanuka agenda ngasubira mu giturage, nkikorera ibyanjye nk'uko nabitangiye n'ubundi, kandi ntabwo nareka n'ubundi ibintu byanjye bipfa, kandi icyo ndimo kumara ahangaha ntayo icyari cyaranzanye ndumva naramaze kukigeraho. Mwese Robi, ku bucuruzi wakoreye inama, ariko mbukorera inama burya ngo ujya gutera uburezerega bw'ibanze. Bina hari amafaranga, hari amafaranga ndabyumve rega, ariko mbabura byumve neza. Hariya hantu icya mbere ni jyewe uzabura umucuruzi wa mbere uruta abandi hariya, urabyumva neza. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere nanjye ngomba kugenda nkateza imbere aho mvuka, ko ntubyumva. Kandi we n'ikindi n'amakobwa tuzamanuka. urambeshya. Ntabwo ngubeshya, Bijyanye n'amakobwa ndabyumva ubwo birarangiye. Nuretse uzatura inaha iteka, nta kintu kimwe cyabihindura. Nubwo naba nagiyeyo, bakobwa n'ubundi muzongera mugire gute muhure, niba umushaka, niba waramukunze. Serobe, ntiwambwiye ko waje n'ahari we ariyo ntego? nyine nanjye ndakubaza, amakobwa uzamumanukana cyangwa amakobwa asigaye mu mujyi? Menye ngo amakobwa bawe, amakobwa ntabwo azasigara hano, amakobwa nzamumanukana. ngaho urangiye nkunda kuba wapanze ibintu byose, nkunda kuba wabipanze rwose. Urumva namusiga ahangaha? Reka ntibishoboka. Wowe wajya wasigira inyama impyisi uzireba? Oya, aho rwose reka mubwize ukuri, ni izina ry'Imana Robi, niba amakobwa azamanuka mu cyaro byarangiye, amakobwa ni uwanjye. Ibyo nzabibara mbibonye, nawe uzitamburisha nk'abandi, wigaragaze mu wa mugani w'igiswahili ntangiye no kukimenya. Rero warasimbutse. N'ibindi nzagenda mbimenya pole pole. N'ibyo rero ubwo niyo gahunda, nta n'indi rwose. Nibyo buri ushobora no kujya ugira gutyo ukazana ibintu inama umujyi, none ugasa nk'umuntu umeze nk'aho uri kubiranguza gutya ugahinga. Ahubwo se kurimo kumbwira gahunda yanjye, wagira ngo wasomye imipango yanjye yose. Gahunda yanjye ukuntu iteye yerekanye kubwire neza. Iriya mirima yose mfite, hari imirimo ibiri nshaka gushyira mu ibyo bita ntuza bya bindi bimwe byo bajya barya birimo n'amazi, ukuntu bimeze nk'ibihaza bya watermelon. Urabyumva? Nshaka kubishyiramo nkabitera. Urabyumva? Hari indi mirima yindi ibiri nshaka gushyiramo imboga, amakaroti, ibitunguru, amashu, amapwavuro, ibyo bintu byose. Kandi imirima minini, nta murima n'umwe muri iyo ngiyo uri munsi ya hegitari. Rero urumva ko ahubwo buriya ushobora no kujya ugira gutyo ukajya no mu baturage, nubona ibintu by'amavoka ukuntu biba bihenze n'ibiki ushobora kujya ugira gutyo ukajya kwa bavokuri hariya kwa Rutazihana yihuse, ukagira gutyo ukaza nayo ziriya ukaza nazo zitarashya ukaranguza ukagira ibiki n'ibiki cyane. Byose nzajya bihinga, nibimara kwera mbyizanire mbigurishe inaha. Nawe nubishaka ujye urangure. Yanjye ndi umukiriya rwose, namaze ujye urangura. Ariko nzajya nguhera menshi kubera yuko urumva wowe kuko harimo
na gahunda ubwo uzajya ushyiramo ya gahunda yaciyemo ngewe niyo wambwira uti byose nyegurira hasi utangire hasi nta kibazo na kimwe nuko mutangira muvuga rwose reka tubitege Imana naho ubundi jyewe ntabwo sinzakubuza gukundana na Makobwa kuko Makobwa nta niba we yakwemeye icyo ntakora ni ukumuhatira umugabo ariko nanamukura no kuwo afite mbona utamugeza ku kintu kizima ntabwo wareba inka yawe igiye kuribwa n'impyisi ngo uyireke yirye uyikuraho ndabeshya kamubwiza ukuri nubwo mwese abagabo mwese usanga n'ubundi mamuru dupyisi n'umurya nawe uzakureba nkubwije ukuri ngo n'ubona abagabo bose ari impyisi ni ngenge nyine bavuyemo mbi intama ni ukuri kw'Imana ibyo nzabibara mbibonye niba uri intama cyangwa niba nawe isezerano nkubwire ahangaha tuzasubira mu cyaro ndisubiremo tugaruka ahangaha mu mujyi ndisubiremo twongeye tugende ndisubiremo tubyare imfura ndisubiremo tubyare gucura ndisubiremo ni izina ry'Imana yo mu ijuru kandi niyo uzabona ko ndi umugabo pe ni izina ry'Imana impyisi iyo yanabishatse buriya no guheba biraheba